uhumurize wowe urimo wumva ubutumwa bwiza, kubwira ngo Yesu aracyafite ubundi buryo, Yesu aracyakora, Yesu aracyafite imbaraga, Yesu akoresha itegeko kugira ngo usubirane ibyawe wanyazwe, usubirane ibyawe byagiye. Umuntu ashobora kunyagwa mu buryo bugiye butandukanye, ashobora kunyagwa mu buryo butandukanye, ibihombo byinshi ushobora guhura nabyo, byabona amakuba bishobora kuza bikakwambura ibintu byinshi, ariko nta wundi muntu ufite uburyo, nta wundi muntu ufite ubushobozi. Nuko nimubwire ngo Yesu aracyafite ubundi buryo, Yesu, uburyo bwa Yesu burahari. Uburyo bwa Yesu rero, Yesu akoresha itegeko, niyo byaba ari ahantu bigaragara mu buryo ufatika, mu buryo bwubatswe n'amategeko y'abana b'abantu, mu buryo bwubatswe n'uko ibintu biremwe, Yesu yaje ahindura ubwo buryo, agaca mu nzira itacibwa, agaca mu nzira kuko niwe nzira, akaca mu nzira. Ndagira ngo mbibutse yuko ntabwo byari bigishobotse ko uyu mugore wari umupfakazi aba mu muryango kandi nta mwana hagira. Hanyuma rero umugore yararize, yarababaye, yahuye n'ibyo bibazo by'ubupfakazi no gupfusha umwana we no gupfusha umugabo we, bituma agira agahinda, ariko adafite umuntu ushobora kumuhoza. Ntabwo umuryango wari kumuhoza agahinda yari afite, kuko yari awuvuyemo, nta nubwo inshuti n'ababyeyi be ntibyashobokaga. Nta wundi muntu rero wagombaga kumusubiza no kumuhoza agahinda yari afite. Bibiliya itubwiye iki? Iravuze ngo Yesu ageze muri uno mudugudu ahura n'abantu bikoreye ikiriba. Kuki Yesu ahuye n'abantu bikoreye ikiriba adakurikiye abantu bikoreye ikiriba? Dore ibintu bibaye, dore ibyo Yesu akoze. Yesu yaciye Yesu ntashimwe. Dushimiye Imana yongeye kudufasha muri uyu mwanya kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbanze mbibwire, njyewe ndi umubwirizabutumwa bwiza, nitwa Rwanyonga Theoneste. Imana yongeye kuduha uno mwanya kugira ngo tubane, kandi turumva twifuza ko twahanura muri iki gihe cya none, uko Imana iduhaye guhanura. Reka rero dusenga Imana kubw'ubutumwa bwiza tugiye gutambutsa, kandi kugira ngo imbaraga z'Imana zishyigikire buno butumwa bwiza, kugira ngo umuntu wese ubwumva bumugireho ububasha, yaba bakurikiye barimo kutwumva, baba bo mu Rwanda, baba bo mu mahanga, bagumye gukurikira no kumva ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana. Kadusenga Imana rero, turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, ko uyu mwanya wongeye kudufasha kugira ngo duhagarare imbere y'imbaga nyamwinshi tubwiriza ubutumwa bwiza bubatura, ubutumwa bwiza butuma abantu bongera kwizera imbaraga z'Imana, bongera kwizera imirimo y'Imana no gukora kw'Imana. Turagushimiye rero uko ubusohoresha werekeresha imirimo n'ibitangaza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Uyu munsi dufite intego ijyanye n'ubu butumwa bwiza tugiye kuvuga. Ni intego ivuga ngo Yesu aracyafite ubundi buryo. Mu yandi magambo, Yesu afite uburyo bwa Yesu ntabwo bwari bwashira. Ari igihe abantu bakicara, abantu bagahura n'ibibazo, abantu bagahura n'intambara,
bakagira ngo imirimo y'Imana, bakagira ngo Yesu yarabaretse, bakagira ngo Yesu yabavanyeho amaboko, bakagira ngo imirimo ya Yesu yararangiye. Ariko ndagira ngo mbwire abantu badukurikira bose, baba bo mu Rwanda, baba mu mahanga, batangariza iri tangazo rivuga ngo Yesu aracyafite ubundi buryo. Hari uburyo bwinshi Yesu afite, kandi uburyo Yesu afite wowe udukurikira, ndagira ngo mubwire yuko n'ubwawe burimo. Yesu aracyagufitiye ubundi buryo, ntabwo yakuretse, ntabwo yaguhanye. Nababwiye ntangira ndavuga ngo ngiye guhanura nk'uko ntegetswe mu ijambo ry'Imana. Tugiye kwifashisha ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 7, umurongo waho kuva ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 12. Niyo magambo turi bwifashishe kugira ngo tuvuge dukuremo intego y'ijambo, hanyuma dusenga Imana. Bibiri tubwiye kiravuze ngo azura, umutwe w'amagambo tugiye uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Mu murongo wa 11 uravuga ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu, ahura n'abikoreye ikiriba. Wari upfuye, yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Nuko twari tumaze kubabwira, abantu bashobora kwiheba bakagira intege nkeya, bagatekereza ko Yesu imbaraga za Yesu zashize. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Yesu Kristo uko yarari kera n'uyu munsi niko ari. Uko yarari kera ntabwo yahindutse. Uko yakoraga kera twebwe abantu dushobora guhinduka, ariko Yesu ntagahinduka. Yesu aracyakora imirimo. Yesu aracyahagurutsa abaremaye. Yesu aracyakiza indwara nkuko Yesu aracyazura abapfuye. Amakuru dusomye muri ubu butumwa bwiza atubwira umugore wari ufite umwana. Niwe wenyine yari afite. Bibiliya iratubwiye ngo yari umwana w'ikinege, bari baramubyaye ari umwana umwe. Hanyuma uyu mugore aza guhura n'ikibazo, arapfakara. Yari umupfakazi, bivuze ko yari afite umugabo, nyuma umugabo waza gupfa. Hanyuma amaze gupfa asigarana uwo mwana, kandi yari umwana w'umuhungu. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu no kudukurikira, umwana w'umuhungu mu Bayisiraheli yari afite ikintu asobanuye, yari afite ikintu asobanuye mu Bayisiraheli, yari afite ikintu asobanuye mu muryango. Hanyuma nubwo uwo mugore yapfakaye, ariko asigarana amahirwe amwe yuko yari afite umwana, kandi umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu ikintu yagombaga kumukorera, yagombaga kumugumisha mu muryango. Ubundi mu Bayisiraheli iyo umugore yapfakaraga atarabyara, yahitaga ava mu muryango. Ni ukuvuga ngo nta kindi cyagombaga kumubesha mu muryango, nuko yabaga yarabyaranye na nyakwigendera, akaba amusigiye urubyaro, akamusigiye abana, abasore abahungu n'abakobwa. Ibyo bigatuma aguma mu muryango. Ariko iyo yabaga nta mwana ahafite, byatumaga ava mu muryango, bakamwirukana, nta kintu kimwe yasohokagamo. Uko yaje
yahita agasohoka akagenda abitewe n'uko nta mwana yabyaranye na nyakwigendera. Hanyuma uyu rero asigarana amahirwe amwe, nubwo yari amaze gupfakara, asigarana amahirwe amwe y'uko yabyaye umwana w'umuhungu. Hanyuma igihe kiza kugera rero, Bibiliya iratubwiye ngo uyu mwana yarapfuye. Amaze gupfa, ndagira ngo mbibutse yuko ntabwo byari bigishobotse ko uyu mugore wari umupfakazi aba mu muryango kandi nta mwana hagira. Hanyuma rero umugore yararize, yarababaye, yahuye n'ibyo bibazo by'ubupfakazi no gupfusha umwana we no gupfusha umugabo we, bituma agira agahinda ariko adafite umuntu ushobora kumuhoza. Ntabwo umuryango wari kumuhoza agahinda yari afite kuko yari awuvuyemo, nta nubwo inshuti n'ababyeyi be ntibyashobokaga. Nta wundi muntu rero wagombaga kumusubiza no kumuhoza agahinda yari afite. Bibiliya itubwiye iki? Iravuze ngo Yesu ageze muri uno mudugudu ahura n'abantu bikoreye ikiriba. Kuki Yesu ahuye n'abantu bikoreye ikiriba adakurikiye abantu bikoreye ikiriba? Dore ibintu bibaye, dore ibyo Yesu akoze. Yesu yaciye inzira, yanyuranyije n'amabwiriza y'umudugudu. Ubundi umudugudu ugira inzira isohoka ikagira n'inzira yinjira. Bivuze yuko aho umuntu yinjirira ntabwo ari hasohokera. Byari byubatse uburyo uyu mudugudu wari wubatse, byari wubatse uburyo umuntu ahasohokera atari naho yinjirira, kugira ngo uwinjiye n'usohotse nta hantu bahuriraga. Ariko Yesu umva akantu akoze, umva ikintu Yesu akoze. Yesu icyo akoze, anyuranyije amabwiriza yashyizweho n'umudugudu, aciye inzira abantu basohokeramo niyo we yinjiriyemo. Haleluya! Iri jambo ndarikunze cyane. Ibi bintu Yesu akoze binkoze ku mutima. Yesu akoze, ndagira ngo mbabwire, niwe nyir'amategeko. Ubundi itegeko, Yesu ahagarariye itegeko. Ni nayo mpamvu ntacyo bimubwiye kwica itegeko kugira ngo ashyire ibintu mu murongo. Dore Yesu icyo akoze rero, abantu bagiye gushyingura waturutse imbere. Ni ibintu bitabaho ngo abanyamudugudu baravuga ngo ninde wishe amabwiriza y'umudugudu. Abanyamudugudu batangira kuvuga ngo ninde ukoze ibi. Ariko ni umugabo ukomeye, ni umugabo witwa Yesu. Niwe ukoze ibyo, kubera ko niwe wenyine wari ufite ubundi buryo bwo kubasha gutabara uyu mubyeyi wari umaze kubura umwana we, wari warabuze umugabo we, nyuma akaza kubura umwana we. Hanyuma Yesu agera ku kiriba, agera ku bantu bikoreye ikiriba. Nawe ubyumve, nawe bishyire mu bitekerezo. Iyo Yesu aca inyuma, iyo Yesu aza akurikiye abantu bikoreye ikiriba, yari gusanga, bishoboka ko yari gusanga bamaze no kumuhamba, bishoboka yuko bari gusanga bamaze kumushyingura, ariko ngo aturuka imbere y'aho barimo berekeza. Imana ishimwe. Amaze guturuka imbere y'aho bari berekeza, abahagarara imbere. Yesu arabahagarika. Ikintu cya mbere Yesu yakoze, amaze kugera imbere y'abo bantu bari bagiye gushyingura uriya mwana w'umupfakazi, ngo yarabwiye ngo nimuhagarare. Arabahagarika, barahagarara. Arangije, ikindi cya kabiri yakoze, ngo yegera wa mubyeyi. Ngo aragenda yegera wa mubyeyi, aragenda yegera wa mugore wari upfakaye, wari ubuze umwana we, wari umubesheje mu muryango. Yesu icyo yakoze, ngo arabanza amugirira imbabazi. Aramubwira ngo mugore, nkugiriye imbabazi. Mu bantu muturanye nta wakugiriye imbabazi, mu babyeyi bawe nta wakugiriye imbabazi, mu bantu, mu banyamudugudu bose nta muntu wigeze akugirira imbabazi, ariko njyewe nje nduta abo mu mudugudu nkugiriye imbabazi. Ijambo rya kabiri aramubwira, ijambo rya kabiri rikomeye, Mana ishimwe, ni ijambo umuntu wese yapfa kuvuga rigira icyo rimara, ariko rikenewe umugabo ukomeye, umugabo ufite ubutware, umugabo ufite ubushobozi witwa Yesu. Yesu aramubwira ngo mugore wirira. Mana ishimwe. Aramubwira ngo wirira. Niwe wenyine ushobora guhoza umuntu ngo ntarire bigakunda. Niwe wenyine ushobora guhoza umuntu ngo areke kuruhutsa umutima bikemera. Hanyuma
aramubwira ngo wirira. Ijambo rya kabiri, ijambo rya gatatu yakoze ari naryo tugiye gusorezaho, ni ijambo ndagira ngo mbibutse ko Yesu yarategetse, azana itegeko, akoresha itegeko, aravuga ngo ndagutegetse byuka. Uwari upfuye Bibiliya iravuga ngo arabadaduka arabyuka. Yesu afata wa mwana amusubiza nyina. Imana ishimwe. Rero ntabwo byoroshye ko umuntu wese yagusubiza ibintu byawe, ko umuntu wese yagusubiza ibyo watakaje n'ibyo wabuze usibye Yesu. Ariko mu buzima busanzwe naratangaye, mu buzima busanzwe iyo wabuze ibintu, iyo haje umuntu ufite ububasha nta kindi akora. Mujya mwumva bavuga ngo abahesha b'inkiko, mujya mwumva ngo ababifitiye ububasha. Ni ukuvuga ngo kugira ngo usubizwe ibintu byawe haba icyo bita itegeko. Itegeko rero ni urifitiye ububasha ni Yesu. Yesu akoresha itegeko kugira ngo n'umwana abe muzima, akoresha itegeko. Iyo Yesu akoresheje itegeko ibindi byose birizana. Ndagira ngo mbwire yuko bantu batekerezaga yuko uyu mubyeyi atazagaruka, ntuteze gutekereza ko n'ibintu bye n'imirima ye n'ibyo yari afite bari bamaze kubigabagabana, ariko ngo batangiye gutekereza ngo baravuga ngo Imana ije mu bantu bayo. Imana ije mu bantu. Imana tubonye igitangaza yuko Imana ije mu bantu. Ndagira ngo rero dusoze ubu butumwa bwiza cyangwa iki cyigisho cy'uyu munsi turimo twigisha kivuga ngo Yesu afite ubundi buryo. Ngo uhumurize wowe urimo wumva ubutumwa bwiza, kubwira ngo Yesu aracyafite ubundi buryo. Yesu aracyakora. Yesu aracyafite imbaraga. Yesu akoresha itegeko kugira ngo usubirane ibyawe wanyazwe, usubirane ibyawe byagiye. Umuntu ashobora kunyagwa mu buryo bugiye butandukanye, ashobora kunyagwa mu buryo butandukanye, ibihombo byinshi ushobora guhura nabyo, byabona amakuba bishobora kuza bikakwambura ibintu byinshi, ariko nta wundi muntu ufite uburyo, nta wundi muntu ufite ubushobozi. Nuko nimubwire ngo Yesu aracyafite ubundi buryo. Yesu, uburyo bwa Yesu burahari. Uburyo bwa Yesu rero, Yesu akoresha itegeko. Niyo byaba ari ahantu bigaragara mu buryo ufatika, mu buryo bwubatswe n'amategeko y'abana b'abantu, mu buryo bwubatswe n'uko ibintu biremwe, Yesu yaje ahindura ubwo buryo, agaca mu nzira itacibwa, agaca mu nzira kuko niwe nzira, akaca mu nzira abantu batinjiriramo kuko niwe nzira. Hanyuma agakoresha itegeko kugira ugasubirana ibyawe wari waranyazwe, ibyawe wari waratakaje. Nta wundi muntu, nta n'undi ufite uburyo atari Yesu. Imana ikoresha itegeko mu byawe. Imana yongere guha ubundi buryo bwo kugira ngo wongere wizere Imana nk'ifite ubundi buryo, nkitabura uburyo bwo kukurengera no kugutabara. Imana y'amahoro y'umugisha, dusenge Imana. Hanyuma iri jambo ndagusengera wowe uryumvise, ndagusengera wowe urimo wumva ubutumwa bwiza, waba uri hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, waba uri mu mahanga, aho waba uherereye hose mu bihugu byose birimo mwumva ubutumwa bwiza, turabasengera kugira ngo Imana ibagarukeho, ariko igarukane itegeko rikomeye, itegeko yongere ategeke Yesu ategekeshe itegeko, kugira ngo ibyo wabuze wongere ubibone, ibyo wabuze Imana ibigushumbushe mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana, turagushimiye kuko udushyigikiye muri uyu mwanya wo gutambutsa buno butumwa bwiza, kugira ngo umuntu wese aherereye mu bihugu byose yakire ubutumwa bwiza. Kandi turasengera umuntu wese ubwumva kugira ngo mugireho ububasha, usohoze icyo wagambiriye ku mitima y'abagaragu bawe n'abaja bawe bakiriye ijambo ryawe. Urakoze, turagushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Murakoze cyane.